Reka twizere ko mumeze neza twabasuje mwese abakurikiye Yago TV show waba uri mu gihugu cy'u Rwanda waba uri hanze y'u Rwanda mu bihugu duturanye hano hafi hakurya y'amazi magari tubahaye ikaze kuri Yago TV show nawe wakoze subscribe turagushimiye cyane yewe n'utarakora subscribe nta kundi ikiganiro nikigeraho ikirebe turi kumwe na niyo mubyeyi Noella ariko wamenyekanye ku izina rya Fofo umukobwa umwe mu bakobwa wa trendinga cyane nongero ngo cyane muri filime nyarwanda turakwakiriye murakoze cyane hanyuma rero ubifata ute iyo ubonye nk'ifoto yawe irimo gutrendinga ukabona nk'umuntu ayipostinze mutaziranye kubera gusa uburyo uteye ukabona umuntu ayipostinze ukabona yayikunze ubifata gute binyemeza neza ko uwo muntu akurikirana ibyo nkora cyangwa se yita ku buzima mbamo bukina filime nkabona ko hari ubutumwa mugenera bumugeraho yes ubutumwa mugenera bumugeraho umugeraho neza gatanu kuri gatanu cyane rwose dutangiriye ku buzima bwawe unyemerere duhere ku buzima bwawe bwa cyane Noella niyo mubyeyi ni muntu ki umuntu agutunga ko ngo musobanure uyu munsi wabarizwa muri filime ariko hari ubundi buryo ushaka gusobanuramo niyo mubyeyi niyo mubyeyi Noella ni umwana wavukiye mu bana batanu mvuka nduwa nyuma nduwa gatanu gucura ntabyo nzi wenda magake niyo koza feri mu nda yindi yawe okay mvuka nduwa gatanu mu bana batanu mvukira ku Muhima ndanahakurira naho nkiba kugeza kano kanya gusa ndasinzi ko ariho nzasazira kuko hari ibyo nteganya birenze ibyo ikindi nakuze ndi umwana muto nifuza kuzakora ikintu gituma abantu bantega amatwi kubw'amahirwe mu byo natekerezaga n'ibyo nkora ubu ngubu byaje mu bijyanye na acting Noella ni umukobwa mu ijambo rimwe ushimira Imana umukobwa wavutse ryari nubwo yavutse wenda ari umuhererezi yavutse ryari wenda itariki ukwezi umwaka ushobora kuba atari ngombwa kuri wowe ariko nawe ntacyo bitwe wawe utubwira yes navutse mu kwezi kwa 12 ukuboza ku itariki 25 ni nk'ibyo ku itariki 25 yego kwezi kwa 12 yes ari nayo mpamvu nitwa Noella Noella Noheli muka Noheli ubu kuri Noheli tuzakurya kuri Noheli oya muzaryihe ni keretse mbaye ndi umuriro cyangwa umuswa kuri Noheli nibwo mvuka umwaka sujya ngo ngiye nawumenya nibyo nabwiwe nafashe mu biki nta fishi wigize ubona nikari se nabanyimazi kiko ntajyaga kwikingiza uri mukuru cyane ku buryo se wavutse amafishi adahari ni shona ko atarahari ariko usibye ko ifishi urumva yatwarwaga nugiye kunkingiza naro ntabwo nafite ubushobozi bwo kuyirebaho ntabwo bize bayibika shaka barayibitse ariko kubw'impamvu zitandukanye ikongera ikabura ntabwo yigize irebaho ariko nubira utakuzetu nakuzi imyaka yawe koko ariko nzayimenya buriya cyangwa udashaka kuyitubwira oya nzajya muri labo bambarire neza bakubarire bagendeye ku magufwa yego hanyuma rero wakuze ute imikurire yawe kuba waravutse mu muryango uri wa gatanu uri n'umuhererezi ubwo hari bakuru bawe hari basaza bawe ubundi katumenya abahungu ni bangahe abakobwa ni bangahe batatu abahungu batatu yego abakobwa ni batatu abakobwa batatu abahungu ubwo ni babiri yego hanyuma kuba waravutse mu muryango w'abana batanu uri umuhererezi wabyakiriye ute ubifata ute ubwo hari bakuru bawe nyumva ngo wari bucura warariraga bagahita bakwakiriza kigozi iki n'iki ubundi bitewe nuko abo twavukanye benshi banduta cyane nakuze numva nifuza ko nyine nifuza umwana tujya kungana ariko ntabwo nagize amahirwe cyane ko no mu rugo iwacu urugo nakuriyemo hakuriyemo abana benshi batandukanye kuko niba ko arekeze kujyana mbona abantu mu rugo ni bashyashya uyu munsi araza ejo hagende bariya gutyo nyine kubera hagiye hakura abantu benshi ariko bose bari bakuru cyane bigatuma no nkura nifuza umwana muto tujya kungana ntabwo bivuze ko uwanyuma ko bivuze ubutesi ahubwo bura ubutesi ni ikintu umuntu ahitamo cyangwa se kuba atabashije gukora ibintu runaka muri ubwo buzima nakuriyemo nagize amahirwe kugira umubyeyi uhora ambwira gukora cyane kandi akanyumvisha ko buri bintu byose ngomba kubyikorera uwo ninde ni papa ni mama oya ni mama kuko niwe ngira gusa rero bigasaba ko buri kintu cyose ngomba kucyikorera ntitaye ngo mfite umuvandimwe nkakunda urugero nka kuri abana babiri usanga nyine bakurikirana ukabwa mwe ngo nsiga mu mugongo njye nakuze mu mugongo mpisiga nategereje undi waza kuhansiga bituma rero numva ko nubwo ndi bucura ariko ngomba kwikora buri kintu cyose kandi nkiha icyo nshaka
ntekereza ko n'aka kanya hari ibintu byanyibutseho muri buno buzima ndimo kano kanya. Ukurira rero ku Muhima ari naho wanavukiye, uti nakuze numva nshaka ko hari abantu bazanyumva ari benshi, biza no guhura n'ibyo nkora uyu munsi. Nta yindi mpano wakuranye wumvaga muri wowe uvuga uti ibi bidakunze ibi ngibi nibyo najyamo? Ntekereza ko impano zivuka buri munsi, uvuze ngo n'izindi zakaza ubu zakongera zikavuka, ntabwo ndarengerana cyane. Ariko nyiri umwana mutoya ari ibindi bintu nakundaga bijyanye n'ibintu bya acrobacy. Acrobacy nari mfite musaza wanjye twakurikiranaga, ariko ku bw'amahirwe make ntabwo akiriho. Yakundaga kumfasha ibintu byo gukora siporo nyine z'abacrobate, nkabikora numva ndanabikunze. Ariko byagezemo hagati abantu bandi bakambwira ati uri umukobwa bizagutera ikibazo, uracyari mutoya, ibintu nk'ibyo nyine bansha intege, bitewe nuko muri iyo myaka nta bakobwa benshi bari babirimo. Umusaza wanjye twakurikiranaga amaze kwitaba Imana, nsa nk'ubihagaritse, ariko numvaga ari ibintu nyine nkunze kandi nshobora gukora. Kano kanya mbona abakobwa benshi byagiye bigeza kure, so numva ko yariyo mpano nari mfite, nubwo n'izindi zikivuka kandi aracyari amahirwe. Ubwo iki nyuma wagikubita? Kubira byawe biki? Bira byanjye bingana nk'umufuka wa sima. Iki nyuma wagikubita? Kidoriyago. Iki mbere? Ngenda akazi dushatse twahita dukora siporo. Nidusoza urakadukubitira cyane rwose. Dufite ubusitani hano wa ibyatsi biraryananye gukaraba bikani cyane. Mbere wakinaga ubu ku biro byawe bike? Oya, nibutse ko ibyatsi biryana byanjye. Ese ufite ibiro bingahe nobera? Ufite ibiro 61. Nose ngenda kurusha ibiro. Ese niba ufite ibiro usare ko undusha ibiro nta navangura remereye da. Hanyuma amashuri yawe bijyanye na education background, primaire wayigiye he, secondaire wayigiye he? Primaire nayigiye kuri Sainte Famille, niho nize imyaka yose 6. Indi nayo nyiga mu majyaruguru secondaire. Yes. Amanota byabaga byifashe bite? Amanota itetesha, amanota yabaga ari meza buri? Amanota yanjye yari meza cyane, ariko hari ikintu cyo kimbabaza mu kwiga kwanjye. Nkiri mutoya niga nko muri nyine primaire, najyaga niga ariko simbo wa mbere, nkabonda nko wa 4, wa 5, wa 3 gutyo. Ariko nkumva nishimiye kuba naba uwa 9 kuruta ko nabo wa 8, kuko nangaga umubare 8. Kubera icyo wangaga? Nyine ni umubare utanzamo. No, ikindi kintu kinsetsa nukuntu muri iyo myaka mbaho numvaga nifuza kuba wa mbere ngo mama wanjye angurira igare. Ndiga igare nkumeze ndishakisha ngira ngo mbo wa mbere, umwanya nkagarukira ku 3, ku 2 simbo wa mbere. Ikintu cyaje kumbabaza nukuntu niga mu wa 5 secondaire, nagiye kubona mbona mbaye wa mbere batangura rya gare ngo ndigendeho. Na nisa bijya bimbabaza. Nubwo yibyibutse wibinyibutse datuma ndira. Wowe yiba mbere mu wa 5 secondaire. Ntarashaka kuma primaire ngo bangurire igare, ntibaringurira nyine ubwo mba ndahombye. Ubu ngubu mama wanjye ndi mideni rikomeye uzamumfasha. Kuri mideni urumva kuri mideni kandi warananiwe kuba wa mbere nyine muri. Naramubaye mu wa 5 nyine niba mugurira. Mu wa 5 secondaire. Nisi ntago naritwara. Oya nabyize muri no guma mu rugo kuntu byari bikomeye. Hari ifoto ufite uri kwigare cyane? Oya nayo ngira. Ariko ufite ifoto babangura ngo bagiye gukubita. Yego ndayifite. Ubu ngo iri muri phone yawe cyangwa iri kumbuga? Oya iri kumbuga nkoranyambaga. Ntabwo iri muri phone. Yego. Inyuze hese kugira ngo igire kumbuga nkoranyambaga. Iriya foto ni foto twafashe turi gufata amafoto azifashishwa mu bindi bikorwa bidafite aho bihuriye n'ibya sinema. Tuzifata ari amafoto 3, ariko iyo imwe bimeze nk'ari nk'umwarimu ufashe inkoni agiye kunkubita niyo yamenyekanye cyane, ariko n'izindi ngenzi zayo zaramenyekanye, ariko niyo navanga abantu benshi batinzeho cyane. Kuki bayitinzeho nobera? Iyo foto nuko yasharinzwe n'abantu benshi cyangwa se bayisangije abantu benshi. Ni mpamvu nekereza. Yego. Ese watubwiye kuki iriya foto bayitinzeho cyane? Ifoto y'umusore, ubwo cameraman muri editing aze kuyishaka iyo foto. Ifoto y'umusore wambaye imyenda y'ishuri uniforme, yafashe ku ijipo nyine asa nk'agiye iriya foto kuki? Njye nekereza ko wenda impamvu wenda bayitinzeho ariko akuvuga ngo wenda nk'umuntu
kuba nyine yakubitwa bari byashimisha abantu simbizi ntibari gukubita umuntu bishimisha niba ari gukubitwa n'iminsi simbizi ariko njye nabibonye nyine ngakora cyangwa se bashaka ko nongera kwambara uniforme nabyo byashoboka kuko benshi muri inbox barambazaga ati se ni film igiye gusohoka ni iki ntabwo no ni ifoto nyine bisanzwe njye nkeka ko bari bishimiye ko ari film igiye kuza sinzi urakuze rero ukuze ukunda ko wazakora ikintu abantu benshi bakakumva icyarimwe wageze ryari muri film cyangwa winjiye ute muri film ninjiye muri filime 2015 na gatandatu gutyo hafi aho icyo gihe nakinaga muri filime yitwaga Virunga School yacaga kuri imwe muri televiziyo hano mu Rwanda ariko itagikora kugeza kano kanya yes ni yihe yitwaga Virunga School nyine ndavuga iyo televiziyo yitwaga Royal yes Royal TV yego icyo gihe rero kugira ngo utangirire aho ngaho byaje bite ninde muntu wakugejejeyo ese waritigitiye cyangwa hari umuntu wagufashije naje kumva ko hari casting kuko twa tugiye gukoreshwa umudirector ntabwo ari umunyarwanda ari umunyakenya agashaka ko script yanditse mu cyongereza agashaka nyine abantu bari capable kuba bajya basoma script mu cyongereza bakayikina mu kinyarwanda icyo gero naje guhura n'undi muntu wari wamaze ku applying muri casting nanjye ndavuga no gute ntagerageza amahirwe nkareba rero nanjye ndapurayinga nk'abandi kubw'amahirwe nyine umwe mu bahamagawe turaza turakina icyo gihe byari byakorewe kuri Royal TV aho yakoreraga icyo gihe kubw'amahirwe nyine nsanga umwe muri abo ngabo nari mfite izina nagomba gukina yitwa Alina ry'umunyeshuri wari umwana wo mu cyaro w'umukene ariko ukunda kwiga mbese ntibagiye kure yanjye cyane hanyuma 2015 tujya kwinjira 2016 urinjiye ugize amahirwe biciyemo icyo gihe byari byifashe bite icyo gihe amafaranga ese role wagombaga gukina ese mu rugo barabyumvise ko umwana wagiye kujya muri filime icyo gihe ntago ntekereza ko wenda hari abakobwa benshi bamaze kujya muri sinema ntago byari bikiri nka kera mbere cyane bivuze ngo kuba imbogamizi mbese nari gura nazo iyo nza mbere cyane nizo nahuye nazo ubwo ntago byari byinshi yego rero icyo gihe biganisha ababyeyi mbabwira nyine ko oya nari mfite umwe ariko mwita ababyeyi kuko niho uba hose aha papa akambera n'aha mama muri icyo gihe nicaje mu manda bimuganiza ndamubwangiye kujya gukina filime bimeze gutya ndamusobanurira mwereka kontra bamaye mugisha inama niba nayisinya angiye inama nk'umubyeyi aramfasha mba hafi kuko icyo gihe ntekereza ko nayo ifite imbogamizi nyinshi nkeneye inama z'ababyeyi inshuti n'abavandimwe baramfasha mbigeraho icyo gihe kontra yari imeze ite yagombaga kumara igihe kingana iki icyo gihe kontra yabaraga nyine kuri saison kuko yari ama episode yari TV series urumva mwabaraga kuri episode tuzakina gutya muzagira gutya mugasinyana bitewe no kubona nyine mubashije kumvikana harimo amafaranga afatika yes iyo batafatika ntabwo nari kujyamo ubwo nari nekereje ko wenda wabigiyemo kubera ko wabikundaga wakuze ubikunda wumva ushaka ahantu wajya abantu benshi bakakumva cyangwa bakakureba oya iyo biza kuba icyo ngicyo nari guca no mu zindi nzira ni inzira nyinshi umuntu aba yacamo kugira ngo amenyekane ariko bitewe n'uko wenda numvaga nshaka gutambutsa ubutumwa kandi nkabona hari itandukana nshaka gutanga cyangwa se hari andi maraso make nshaka kuzana nabyo nabirebye ko ndavuga ni ndamutse ngiye gucira inzira abandi bana b'abakobwa bari inyuma yanjye nkurikira gukina gusa ariko ntacyo binyungura ku giti cyanjye nkumva mbese naba mbacira inzira itari nziza nanone ndavuga no kuko na kontra yemeza ko tugomba kuba twishyuye kandi nakazi nk'akandi mbese sinema ari hawe agaciro icyo gihe rero amafaranga niyo mafaranga ya mbere wari ugiye gukorera oya ntabwo ariyo ya mbere gusa muri sinema ashobora kuba yari aya mbere ariko ntabwo ari aya mbere no mu bundi buzima yego ubwo aya mbere wayakoreye ryari novela amafaranga ya mbere uvuga uti nakoreye amafaranga ya mbere nayakoreye niga nka senior 2 wari wakoze iki byari amarushanwa yo gushushanya kuririmba kubyina kinyarwanda ibintu nk'ibyo yego muri ibyo ngibyo ni iki wakoraga nari nashushanyije yego uzi gushushanya oya ntabwo mbizi kuko ntabwo ni za mpano zizimira ariko ntabwo nyine mbizi ku rwego rwo kuba nabo mu artiste ariko none ntabwo mbizi ku buryo nagerageza gushushanya akaziga ngo wahamagare yego kubyina
kubyina nabwo ndagerageza simbikora nk'ababikogize umwuga ariko nanone ntago wampagurutsa ngo njye mu gitaramo ngo mbure ikintu nkoramo kubyina ntago bizi cyane nka Diamond ariko Diamond ni umubyinnyi ntabwo nzi ko ari umubyinnyi ntabwo byira performance nayize nguze Sherry Silver ko mbuvuze Diamond sorry urananiye yago ntabwo burakantu dukaraga baguhagurije ati wabigize umwuga ariko mbere yo kumagurutsa ubanza making sure ko njya mpaguruka ntabyina nicaye nyine ikomereze hanyuma rero amafaranga ya mbere yakoreye muri Sinatu winjiye muri filime amafaranga urabona arafatika umuryango urabyumva ugenda no kujya ahantu kuri spotlight abantu bari bukubone abantu bari bukumve ari benshi icyo gihe nta soni ntago byagutonze byari byifashe bite mu by'ukuri ninjiye nava ngo niyemeje ariko kuvuga ngo isoni ntago ari ikintu nakuranye isoni ubusanzwe yego sinzishira ariko nanone ntago ngira za soni zarisha umuntu uburozi ikintu navuga ngo cyangoye ni ukugereranya kwishima no kubabara mbere umuntu abonaga byose ari kimwe nashobora kuba mbabaye ko ndishimye naba nishimye ko ndishimye rero bite nuko muri sinema bansabaga kurakara sometimes ubundi bakansaba kwishima nagejeje kwiga kubitandukanya yani cyo kintu ngo cyangoye kuruta ibindi ubwo hari mu mwaka mutagira no muri Virunga hari 2016 icyo gihe wari uri mu kigeranyo cy'imyaka nkingahe twumve imyaka winjiye muri sinema ufite nari nkiri mutoya yego ndasina nakura cyane ariko nari nkiri muto pe sijyango byansaba kuyibara wabara ariko sinzi kubara ugira ngo ndaje nshaka umuntu mbarira 2016 winjiye uri mu kintu cya 15 n'itandatu n'irindwi se ushobora kugereranya ko butene ni mu kintu cya hagati icyo gihe umuntu amfasha kugereranya ni uwandebaga kuko njye ntabwo nari niyizi ngo ndaza gushaka umuntu wenda ambarire neza ndebe ikigereranya wari uri yego uratangira muri Virunga yamaze igihe kingana iki experience wakuyemo Virunga yamaze ntagiye kinini yamaze ko isiba nkaho ihagaze bitewe n'impamvu zitandukanye ntabashije kuba namenya ariko nakuyeho skills zo muri acting nongera byinshi nari nkeneye kumenya muri acting mbasha kwinjira neza muri cinema kuko biri mu nzozi zanjye nifuzaga hanyuma wavuyemo none werekeze cyangwa Virunga yararangiye ufata igihe cya pause then uza kugaruka nyuma bite n'inshinga nari mfite mu buzima zindi runaka nabaye mfashe igihe mba ntujemo gakeya naje kugaruka rero mpita nkomeza muri Seburikoko hari muri 2018 urumva haracemo nk'imyaka nk'ibiri iyo myaka ibiri ntabwo natuje ngo ngume hamwe ahubwo nari nkiri mu bindi ariko bidafite aho bihuriye na sinema rero 2018 nibwo nongeye ngaruka muri Seburikoko nzamundi nitwa Liliane ndi umukobwa uburangije amashuri yisumbuye ariko uri gushakisha amafaranga cyane kandi ufite warakuraga se oya ntago nakuraga ariko urumva ikintu nakoraga icyo gihe muri Seburikoko ni ukwita ku by'abantu b'indangare nka ba Kadogo ubyitayeho se nabyiteho ko nanabigezeho akabari naje kukegukana akabari ngo kari mu maboko yanjye nubwo mbona gatangiye gutakaza icyizere cy'uko adashobora kuba kanjye ariko intego nayigezeho kuko natangiye ndi umukozi muri Seburikoko mu kabari ka Kadogo ariko biza kurangira akabari kanditseho ko ari akanjye ahubwo uzaze nguhemo agacupa ugasome hanyuma rero winjiye ute muri Seburikoko bakurambagije bate bamenye gute ushobora gukina kuki waje bagahita baguhereza iyo role hakozwe casting bari gutoranya abakinnyi bahitamo mu bantu benshi ko bahitamo umuntu umwe mu bantu benshi kuko uhisemo umwe muri umwe ntabwo aba babashije kumenya ufite ubushobozi kuruta abandi cyangwa se ubuhuje n'ibyo yifuza kuruta abandi rero haje bazanye benshi nyine bahitamo umwe bitewe n'uko wenda ibyo bagenderaga icyo gihe nari mbyujuje kuba azi gukina kuba atari mutoya ikindi kuba ari inzobe nyine umuntu utari mutoya atari umwana oya ingano ntabwo mvuze ingano barya uko angana nyine ibiro muri make ibiro
yego imiterere ingano y'ubunini bwe Se si hafi aho. mubyimba nibyo bintu bagenderagaho no kuba azi gukina rero kubw'amahirwe bampitamo basanga ibi byose ndabyujuje wari munini icyo gihe nahanganaga nk'uku nahangana kugira ngo njya nkora wanganaga uko okay ariko wawe ndi mwari mutaramenyana director se icyo gihe nari nzanye n'abakora casting rero director cameraman abo ngabo nari ntarabamenya abo banduvuze abantu bakora casting n'aba mwari muzanye rero ubwo se ntibakubereye oya ndi kuvuga kuba twari tumenyanya ako kanya mbese ntago twari tuziranye na mbere oya kuba ako kanya twari tumenyanye kuko casting yarangiye ari abantu maze kumenya amasura avuga ngo ni isura ya mbere abo badere turi kumbaza ngo sinzi ngo ba cameraman soundman ntabwo nari nakabamenye muri make hanyuma rero baguhisemo ukinnye iriya role watubwiye kuki ariyo bahise baguha impamvu kubera ko Seburikoko TV series yatangiye mbere bivuze ngo ari nk'igihe kigera ukumva wenda bakeneye nk'umuntu runaka byihutirwa wenda ari umuntu uzatindamo cyangwa se ari umuntu uri bumaremo igihe gitoya ariko bitewe n'ahantu inkuru y'umwanditsi yari igeze yategegaga ko agomba kuzamo umuntu nkanjye nyine rero bihuza n'uko nanjye ndi capable kandi bakoze bashobora kuba batumiza nka casting tukitabira bagahitamo bampitamo gutyo baguhitamo gutyo 2018 kugeza amagingo umaze almost 2 years ngira ngo niba ntibeshye ukina filime muri Seburikoko nibyo cyangwa n'umwaka urebye ni nka 2 years ariko ntiziruzura urebye imyaka nagiruzura wagezemo mu kwezi si kwa karindwi bari nko kwa karindwi hafa ibihe byiza umaze kugiriramo experience umaze gukuramo amagingo yangaya ni experience ya mbere nakuyemo ni ukuba ndi gukinana n'abantu b'intoranywa abantu bafite ibintu byinshi nakigeraho kandi bamaze igihe kinini kuruta icyo mazemo muri sinema ko ari nk'aho usanga bamazemo igihe kijya kungana nk'imyaka mfite rero yiri gukinana n'umuntu nk'uwo niyo ataba ari director wawe ariko arakana kunguraho arakana gukosoraho ari inyunganiza guha ari itekereza guha rero biramfasha cyane ntekereza ko ari ni platform nziza nagize niko nabivuga hanyuma kubijyanye noneho n'umufuka amafaranga winjiye mu kintu ukunda ariko noneho ugikeneyemo amaronko ugikeneyemo ubuzima ukeneye ko umubyeyi utongera kumusaba isabune amavuta inkweto ijipo nziza ikanzu nziza kugira ngo nawe abe proud avuga ati umukobwa wanjye biriya bintu nubwo abirimo ariko hari ibyo yanduhuye yego gukina filime nava ko ari ibintu byiza iyo ubikoze ubikunda ukabihereza umwanya wawe nk'uko umuntu akora akazi agakora nyine nk'akazi buri munsi akora ikintu ukoraho nubwo utaba uri gushutinga ukaba uri kwigira mwiza nimba kwigira mwiza mwumve kwikosora kwishyiramo imbaraga mu byo ukina niba utari kuba wenda wakitinga ukaba uri kwiga ibya sound ukaba uri kwiga ibindi bintu bijyanye na filime byose hamwe bivuze ngo uramutse ubikoze ukabishyiramo imbaraga ndetse ukabiha umutima wawe wose n'umwanya wawe ni ibintu bigutunga kandi bikaba byakubakira ejo hazaza heza ntekereza ko hari na benshi wenda batinya kuba bakinjiramo bavuga ati nta mafaranga aboneka iki ariko ataboneka ndahamya neza ko uyu munsi nabyuka nkajyayo ariko ejo sinazasubirayo kuko naba nzi neza ko ndi bukenere kubikora ariko nkajya gufatanya n'ikindi kirimo mu maronko ariko amafaranga araboneka gusa haracyari urundi rugendo rwo kugira ngo bene no byajya bireka gutunga umuntu umwe bitunge n'igisekuruza kizaza n'ikizaza nk'uko hanze tubibona ugasanga nk'umuntu arakina filime biramutunze n'abazamukomokaho nk'ibisekuruza nka bingahe kandi birashoboka dufatanyije n'abanyarwanda hanyuma zimwe muri sene wagiye ukina muri Seburikoko uba wumva wazihamije ari igihe umuntu akora ibintu akava kuri set avuga ati hano narebaga nabi sinari nishimye nyine ukumva ko nizinasohoka ukumva ntabwo ari fresh ariko hari n'igihe ukina ko batebana ahangaha ho ndahamije keretse wenda hajemo ikibazo cy'uburwayi ariko iyo ugeze ku rwego rwo kumva kutameze neza kutabasha gukina neza wivugana n'ukuyobora ari we director mukareba ukundi kuntu mwabigenza kuko uramutse utameze neza ubwo abanyarwanda ibitabakwiriye kuba ubahaye bike mu byo bakwiriye kandi ntabwo aricyo tubishiraho nka team tubaha ibibakwiriye ko ubahaye ibitabakwiriye waba ubibye cyangwa se waba babeshye kubw'ibyo rero ntekereza ko ntabwo ngiye byari byambaho yego team Seburikoko muri bangahe
turi benshi kuko hari abagaragara n'abatagaragara hari mbese turi benshi ntabwo namenya ngo turi bangahe kano kanya. Ikigereranyo wenda uvuze uti muri rusange wenda ntiturenga 50 cyangwa 40 cyangwa 50 ntabwo barenga. Barimo hagati aho ngaho. Yego. Kuba rero uri mu bakobwa bagaragara muri Seburikoko hari abandi bakobwa nabo babarizwa muri sinema nyarwanda ariko ugasanga bo ntibashobora kurokiritwa ngo bakurwe wenda ahantu runaka bakinira bazanwe muri Seburikoko. Hari City Made, hari n'abandi bikora ama episode ku giti cyabo, hari babamenya, hari bande. Kuba uri muri Seburikoko imwe muri filime umuntu wenda yanavuga cyangwa se Papa Sava ugasanga iri mu mafilime atrendinga cyane kuri YouTube, iri mu mafilime arebwa cyane, iri mu mafilime usanga abantu baba barimo bari kumendinga abandi. Genda uje kureba Seburikoko, genda uje kureba Papa Sava, genda none uzi ibintu Papa Sava yakoze, genda agace wenda ka kangahe ukaba urimo hariya. Ntabajye bakurambagiza bavuye wenda mu yandi makampani babe bakurambagiza. Ese kuba urimo hariya noneho byo bifata gute nkamwe muri mu mafilime arebwa cyane cyangwa yitabwaho cyane? Iyo uri muri filime irebwa cyane byo bituma navuga ngo urabona amahirwe menshi wenda bikomotseho. Nk'umuntu akaba yavuga ati ngwino nyine muri seri runaka cyangwa se wenda unywera ibi n'ibijyanye wenda bite nuko yakumenye nyine aho ngaho. Yego. Ariko kugeza kano kanya bitenda na kontra ubu ufite ari giye bikuri imite ivuga ati wenda bite n'ukuntu ivuga ukaba utajya aho handi ariko atari uko batagukeneye ahubwo ari uko bite na kontra ufite hahandi hakubakizina cyangwa se handi wabanjirije itakwemerera kuba wafatanya nk'aho ari hombi. Nk'uko nk'urugero umuntu ataza wenda ngo abe umunyamakuru wa Yago TV show ngo abe wenda n'umunyamakuru wenda w'indi TV runaka ku ruhande. Nk'uko utakora radio ebyiri icyarimwe cyangwa se televiziyo ebyiri icyarimwe ni nk'uko nabyo biba bimeze. Yego. Kontra yawe ihagaze gute muri filime ukina? Kontra yanjye nyine ifite uko twayipanze bigende ku bwumvikane bwanjye n'umukoresha. Yego. Imyaka ingahe? Biterwa n'igihe twavuganye. Biri confidential? Hafi aho. Biri confidential? No. Bite nuko twemeranyije hagati yanjye nawe nawe uko bitatubangamiye. Uko we yumva byagenda nanjye uko byagenda hahurijwemo hagati dukora kontra iremerwa ku mpande zombi nta kibazo. Hanyuma nta barakurambagiza bakorera handi batari? Yego barandambagiza ariko bitewe nuko aho nabanjirije mbona ntahabangikanya kandi nkambona ariho nishimiye kurutaho nzajya kuko iyo ubona aho uri umeze neza ahandi hashobora kuza ntabwo ushobora kuhizera cyane Yago kuko ari igihe nk'umuntu atangira bikajyamo hagati agacika intege agatabihagarika ko tujya tubona ama web series menshi yagiye atangira ariko byageramo hagati bagacika intege bagahagarara bikaba bitagikomeje ibintu nk'ibyo. Rero ntabwo wabizera cyane nk'umwe mwakoranye cyane ko iyo aguha mbese ibyo mwifuzaho byose sinzi impamvu navuga ngo ndajya kugerageza ahandi. Yes. Hanyuma rero reka twinjire mu tuntu n'utundi na gace gasoza ikiganiro bitewe n'icyamamare tuba twakiriye kuri Yago TV show. Uyu munsi uri umukobwa warizwa muri sinema nyarwanda. Uyu munsi uri umukobwa mwiza reka mbyongereho urebwa n'abantu benshi bagakunda n'ibyo ukina. Hari amakuru amaze iminsi avuzwe ngo Noella ngo ari mu rukundo na Diamond Platnumz. Ndagira ngo bino bintu ugira icyo bivugaho. Nibyo sibyo? Ese abanyarwanda ko ngo nta nduri ivugira ubusa ku musazi. Uwo mugani wabuze? Umugani ndumva ntarahura nawe kuva navuka. None iki bivuga ibyo bintu? Kwanza banza tubwe niba ayo makuru yarakugezeho nawe. Bitaba byaye nibyo abanyamakuru uvuga ngo biravugwa we byakugeze? Yes byangezeho hari ababimbajije niba kuko byaba ari byo mbahereza ukuri kwari guhari muri ako kanya. Yego. Hanyuma ukuri guhari noneho ubu ngubu tuvugana. Ukuri guhari. Ukuri guhari nuko ayo makuru atariyo. Ntabwo ariyo. Ntabwo ariyo. Ntabwo Diamond Platnumz yaba arigize kwandikira? Wenda bayakwandikira inbox nabwo niba ari ibanga watubwira uti ni ibanga cyangwa niba ari byo byarabaye watubwira uti byarabaye yaranyandikiye cyangwa se ntabwo yigize nyandikira? Oya nubwo ritabibanga inbox urumva ni njye nyengeramo nta wundi muntu hagira. Rero ndibaza nk'uwaba wenda akeka ko byavuzwe kubwo yandikiye inbox ntago byaba ari byo ko inbox ni yanjye nta wundi muntu uyobora. Yes rero kubw'ibyo ndumva bategereza iki gihe kizababwira. Niyo mpamvu tubikubajije kuko niba koko ufite inbox yawe DM yawe nta muntu ujyijyamo sibyo bivuze ko ni wowe uzi ukuri. Niyo mpamvu tukubajije ngo ese yaba yarigeze akwandikiraho byibuze mukamwagirana ikiganiro either niyo cyaba kitari kuri relationship cyese kitajyanye n'akazi wenda akaba yakwandikiye hello how are you Noella how are you doing? Oya ayo makuru ntabwo ariyo. Ntabwo ariyo. Ntabwo wigeze akwandikira? Yego. Ntabwo nawe wigeze umwandikira? Yego. Ntabwo yigize arayikinga amafoto yawe se wenda ku mbuga nkoranyambaga zawe?
ayo makuru yose ntabwo ariyo yago mu ijambo rimwe. Hanyuma ibijyanye n'ubukwe nabyo reka ugire icyo ubivugaho. Hari ibinyamakuru mwakoranye ukabona hari ahantu ngo bavuze ko ufite ubukwe ngo mu minsi iri imbere cyangwa se ya vuba, either bo bakabipronounce uko babishatse cyangwa bakabitangaza uko babishaka. Ukuri kwawe noneho kuri kino kintu ku bijyanye n'urushako. Hari n'abavuga ngo ni ubukwe ngo bwanjye na Diamond, ariko ntekereza ko wenda uko mumenyereye Diamond nyine muri showbiz, mbere yo kugira ngo umukobwa bagiye kubana ubanza gukora baby shower y'umugore bagiye kubana. Oya, uko muzi kuri social media. Uko muzi. Rero kubw'ibyo niba bamva ko ari ibyo banze bategereze baby shower, nimara ko bazamenye ko n'ibindi bizaza cyangwa nabyo bigapfa nk'uko abandi bose bigenda. Hanyuma ni iki uvuga ku kuba abantu kenshi bagaruka ukina muri ni Papa Sava? Ubanza nakomeje kubyitiranya, hari Seburikoko na Papa Sava, ukina mu yihe? Zombi. Yaba Seburikoko ndetse na Papa Sava. Papa Sava witwa? Nitwa Foromina, ariko kuva nagera i Kigali nsigaye nitwa Fofo. Foromina ntabwo nyigibonarisha igeze. Foromina mwabaga he icyo gihe? N'ubundi niho ari kurumva amaze gusirimuka rega. Ubu ngubu ni Fofo. Hanyuma muri Seburikoko? Seburikoko naje nitwa Liliane, ariko ni kirekire kandi agezeho tuzana tugufi. Nk'ubu ntuze gucikwa ngo nyite Noella. Ubu ni Nono. Liliane. Fofo Foromina. Utuntu nk'utwe. Noella Nono. Hanyuma ubu ngubu muri Seburikoko ukina witwa nyine gute? Lili. Hanyuma muri Papa Sava? Fofo. Hanyuma mu busanzwe Nono. Hanyuma rero ni iki uvuga ku kuba abantu bakunda gushyira mu majwi cyane ngo uwitwa Papa Sava ngo akundana na Nono mu buzima busanzwe, akaba Fofo muri Papa Sava, akaba Lili muri Seburikoko? Ntabwo nzi ikintu bashingiraho, ariko ntekereza ko wenda ariko akundi nyine ari abantu baba bakumbuye gutangaza ibihuha. Buriya muntu ukunda kuvuga ibihuha ari njye bakumbuye kuvuga. Rero kubw'ibyo ntekereza ko ayo makuru atariyo, cyane ko ari we ntago byemeza, nanjye simbyemeza, kandi n'ukuri kuri hagati yacu nta bukwe duteganya, nta mubano wundi wihariye uhari. Yego. Hanyuma Papa Sava mufata ute? Mufata nk'umwe mu bagabo w'icyitegererezo muri sinema, umugabo nshobora kubona akigeraho byinshi cyane, harimo gukora cyane, gukora kinyamwuga, kandi guha umwanya ibyo nkora cyangwa se ibyo nkunze kurusha ibindi. Ni ibintu byinshi namwigiraho, harimo kwitanga, ni byinshi cyane, gusa iby'ingenzi muri byo ni ibyo. Mujya muganira hanze ya kamera ndetse na hanze ya filime? Hanze ya kamera ni igihe tugiye gukora scene ikurikira. Ikindi gihe hanze ya kamera ni igihe turi gutanga amategeko n'amabwirizwa cyangwa se ibiri bukurikizwe ku munsi wa shooting kuri groupe. Yego. Ntabwo mujye muganira ku ruhande wenda ngakubwira ati wa mukobwa we kubera iki? Akenshi bivuga ko dukundana kandi wenda atari byo ubona we bituruka, akaba yakubaza ikibazo nk'icyo kuko nawe ibyo byose bimugeraho. Bimugeraho ababibona wenda abantu bavuga bati Papa Sava afite ubukwe cyangwa se Papa Sava akundana na Nono cyangwa se Lili cyangwa se bitewe nuko nawe azi ukuri kandi akaba azi neza ko hari abantu bakunda kuvuga, kandi igihuha kigenda uko kiboneye. Igihuye kigenda n'ikiyoboza gisitara kuko kibonye gikomeza. Kubw'ibyo rero nawe ntago abihereza umwanya, arabyihura kuko azi neza ko igihe kizababwira, kandi bagiye hari natwe duhari n'abatazaba hari, Imana izabakire. Ukeka ko byaba bituruka ku Nono? Njye nta mpamvu nkeka ko wenda byabiturukaho, cyangwa se bashobora kuba bivuga bitenda ku ma episode dusohora runaka, akavuga ati wenda bimeze gutya, cyane ko wenda ari nanjye mukobwa usigaye muri groupe yacu ya Papa Sava, ninjye mukobwa nyine utubatse urimo. Rero wenda bakaba bavuga ati wenda ubuse nta kuntu buriya bakihuza ibintu nk'ibyo, ariko nta shingiro bifite. Yari yakwereka copine we cyangwa fiancé we? Ibyo ndumva byaba biri mu buzima bwitebwe cyane ku buryo atabyereka umukoreshwa we. Yes. None nani gushaka kumuganiza ngo ariko boss wanyeretse umukunzi we ko ndi mu bantu bazakwambara, none ubwo ntuzatana ubukwe bwe? Mbona babiri privé cyane ku buryo ntabimubaza. Ahubwo wowe w'umunyamakuru narayimubajambira ko ahari, niyo mpamvu nanjye ndimo kubaza mwebwe ntabwo mwamuganira ngo wenda ngiye yambwiye ko ahari kandi n'ubukwe ngo buri vuba. Mu kiganiro twakoranye convention ndabyibuka. Use vuba burasi ariko byashoboka. Vuba
ntacyo Ese yago ubundi we nta bibazo ujya umubaza nk'iyo ugiye ku mbuga nkoranyambaga ku biganiro bitandukanye kubona nk'abantu banditse ari benshi ntabwo abantu aribo bashakira umuntu by the way tubigaruko bino bintu ntabwo uyu munsi ninkora ikiganiro umuntu akajya avuga ngo yagorongora ntabwo nzahita mbikora ibyo ni umushinga umuntu yicara akigaho akareba ko bizavamo ibyo bintu sibyo ariko iyo urebye nk'ubutumwa bukenshi bandika papa sava wakoze ubukwe wowe byakira gute ese ntujya ubimuganirizaho oya ntago bitewe nuko urumva umuntu ugukoresha kenshi ni gake mushobora kuba mwaba friendly cyangwa se mwaba inshuti ntago hari byinshi bishobora kuba byakangiza yego ntago mvuze ngo kuba atari friendly ni umuntu mubi ariko akenshi nk'uko tuganira muri groupe y'akazi akenshi tuvuga nyine ibintu byo mu buzima busanzwe cyangwa se nk'amakuru agezweho wenda updates mu gihugu wenda ngo amatangazo ya RBC nyine ibintu nk'ibyo iteganyagihe ibintu nk'ibyo ko nabyo bitureba ariko ntago ntekereza ko ntago twaganira ibintu nk'ibyo ngo sinzi ngo shaka umugore huya cyane ko nawe azi neza ko bihari kandi atarengeye wa mbere cyangwa se wa nyuma bumubwiye rero nawe afite uko ateganya ubuzima bwe afite ubuzima yifuza kubamo afite nuko abitekerezaho muri we cyane ko buriya gushaka rega ntago ari umuhamagaro wa buri wese buriya gushaka ni umuhamagaro ntago rero ntago uwo muhamagaro urawugira ngo wumve urimo uragukomanga ukajya uryama waryamira ibumoso ukumva iburyo waryamira iburyo ukumva ibumoso uragukomanga uravuze ngo ntago nkeka ko nagumiwe oya yego ntago ndarengerana ndacyabura imyaka mike nubwo yabibiri umukunzi uramwifuza oya ntago mwifuza kuko nzi neza ko umukunzi atangwa n'Imana kandi ikintu kiva ku Mana nta mpamvu yo kukihutisha ko ari gishobora kwihuta ngafata ibyo mbonye nta byifuzo ujye usengera no nsaba Imana ibinkwiriye ntago nyisaba ibyo nshaka Mana ndashaka iki ngiki kandi numva ntazakibona Mana ndashaka iki Kigali washyira ikiyaga dore harashyushye Mana sakara Kicukiro irashyushye oya nyine ndayisaba ibikwiriye nyine ibyo bidukwiriye ibiduhe kandi bizi ibyo dushaka mu mitima uheruka gusenga ryari kujya gusenga cyangwa gusenga kujya gusenga mu rusengero ukaba watura cya 10 se rero gusigaye winjiza n'amafaranga menshi buriya gutura wa mugani w'abapasiteri bashaka berekere kuri mobile money kuko niba ikintu cya mbere kinera ikibazo ni ukuvuga ngo ndahaguruka ngo njye gutura keretse cyakora kumwe batura bizenguruka ariko kuvuga ngo ndahaguruka njye gutura mubona birangora kuki bikugora impamvu se ni ntabwo mbikunda urumva naturira hondi cyangwa se duture kuri mobile money nkuko hari ababisabye ngo twacisha amaturo kuri mobile money muri kino gihe cya covid yes uberwa gusenga ryari ntago ari kera nka ryari ubwo ega akusunsi kera ariko ntago ari kera mbere corona itaratangira meruka gusenga kujya gusenga hanyuma ku bintu bijyanye n'ubuzima bw'ejo hazaza ku mukobwa nka Noella nono nka nono awutekerezaho iki atekereza ko ubuzima bwe bw'ejo hazaza bukwiye kuba bumeze bute uvuze Noella mpita numva unyongereye indi myaka 5 kandi hari tips ngendera mu kuyigabanya mu myaka 5 Noella nifuza kuzaba narazamuye izina ryanjye birenze ngo ndavuga brand nyine izina ryanjye birenzeho hari byinshi nahinduye mu banyarwanda mbinyujije mu byo nkina ubutumwa ntanga hari benshi byagiye bihindura cyane ko anige tubona feedback nyine yavuye ku bantu runaka ati ahangaha bidukoze ku mutima ibingi bigenze gutya urumva rero mu myaka 5 keza ko bizaba byarakoze ku mutima birenzeho ikindi kintu ntekereza ko nzaba imyaka 5 pour 2025 yes mu byifuzo byanjye nifuza ko nazaba nubatse yes mfite umuryango mfite n'umwana yego mu byo nsaba nyine mu myaka 5 nkumva nazaba mfite income nyinshi kuruta izo mfite no mwaka nivuga income bumve amafaranga ninjiza arenze ayo mfite kano kanya ibirenze ibyo nkazaba mfite muri nge kwegera Imana kurushaho yego uravuze ngo mu byo nsaba ibyo usaba nde Nyagasani urumva nyine atari ibyifuzo ntago ari ibyifuzo ni ibyo usaba ni ibyo nsaba ni ibiki ni ibisabo ni ibisabwa hanyuma rero hari ahantu bavuze ngo papa wanjye ntabwo mugira hari n'ahantu bavuze ngo kubw'amahirwe make uwo nkurikira cyangwa uwo wambanjirije mbere y'uko mvuka ntabwo ubuzima bwe bwakomeje kurangirwa hano ku isi kuba udafite papa wawe uyu munsi uri umukobwa wenda w'ikitegererezo kuri bamwe ku bakunda ibyo ukora
kuba udafite papa wawe ni iki biguhungabanyaho, ni iki bigushoka iyo ubyibutse ko udafite papa wawe? Kuba ntafite wenda umubyeyi w'umugabo papa, ikintu cya mbere navuga ngo nta kintu bimunganyaho cyane. Ahantu bimuhungabanyaho ni igihe mbona umubyeyi w'umama cyangwa se mama wanjye akora aho imyanya ibiri. Uzare nk'iyo umuntu mukorana asibye bikamwa gukora hano babiri bavunika cyane. Bitewe n'ukuntu akoresha imbaraga nyinshi ngo abashe kuba aho umubyeyi wundi adahari. Numva nyine bimbangamiye kuba akora cyane, akagerageza kuba ntakifuza ikintu runaka. Narakuze adashaka ko nifuza ikintu runaka cy'uko wenda undi mwana yaba bafite mbese akaziba icyuho sinzi biri kubyumva. Gusa bima kuba nanjye nazareba ese ndamutse wenda ngize nk'umuryango wenda umugabo wanjye akaba yatabaruka, ese njye nabasha kuziba cya cyuho, bikama kuba nakora cyane kandi bikama kuba nagerageza kuba natera ikirenge mu cya mama. Mbese nkakoresha uko nshoboye kose kugira ngo mbe nanjye umubyeyi umudamu w'imbaraga. Yes, ni nkuko nguko. Papa yapfuye ufite imyaka ingahe? Yapfuye nkiri mu nda. Ntabwo muzi? Yego. Nta n'ifoto ntaki? Yego. N'amafoto ntabwo yazi? Yego. Ni ukuvuga ngo uramutse uhuye n'umuntu wenda nubwo bitabaho cyangwa bitanashoboka, ugora n'umuntu mu muhanda, ntabwo wenda ari nka papa wawe ntabwo wamenya ko ari we? Oya, ntabwo namumenya. Ntabwo wamenya. Ntabwo nta kimenyetso na kimwe wenda wasanze ku isi cyangwa wasanze mama wawe yarasigasiye ku buryo wavuga uti iki ni ikimenyetso gishobora kunyibutsa papa? Oya, kitenda nk'imyenda ye niyo wenda igihari, amakoti yambaraga n'indi myenda ye wenda ibintu nk'ibyo, ariko ntabwo twabura ngo mumenye. Hari nimba ujya ugira iyo wibutse ko utigeze umenya papa wawe ariko ukaba uri kwisuka ubizi ko waturutse ku mugabo n'umugore ariko uwo mugabo ukaba utarigeze umubona? Oya, iyo nimba ntayo ngira kuko akenshi biba ku mwana wamubonyeho nyine uze affection ye niwe bikunda kubaho, ariko byari kongera kubaho iyo nza kugira wenda nk'urugero nk'umubyeyi udashobotse. Hari ababyeyi baba badashobotse hanze aha ntibanyumve nabi niba bari no kunyumva. Hari wa mubyeyi ugira ukavuga ati byibura iyo nza kugira undi mubyeyi wa kabiri papa nari kubenda ari umuntu agerageje amahirwe, mbese mama yaba mubi papa wanjye akaba ari mwiza, mbese akaba ari wa muntu we ushobotse. Niba wenda mama wanjye akora ibingibi ntakunda nyine kandi mbona byiza bimusebya hanze, byibura papa wanjye ari kuba we ari mwiza kurushaho. Ariko kubw'uko wenda mama wanjye abishoboye kandi atigeze mbona nagira inenge runaka mubaraho, byatumye numva neza ko nta kintu bintwaye kandi abasha gukora ha hombi akaziba icyuho mva nta kintu bintwaye. Ni cyo kintu kuri umunsi kundi kugira ngo uzaheshe ishema mama wawe cyangwa se ahore yishimye? Ngerageza kuba nagenda icyambere ku ndangagaciro, ambwira ati ibi ngibi kirazirana gikora gutya genda gutya. Icyambere kumwumva, bakunda umuntu umutega amatwi kandi akumva neza ibyo avuga ko bifite ishingiro. Ikindi kintu gerageza kuba nakiyubaka njyewe ubwanjye kandi nzamuhesha ishema n'undi wese akaba yabasha kubibona. Atari kumuhesha ishema we bimugaragara gusa ngo bigaragare n'abandi bakabona ko yareze nubwo yareze ari umwe, ariko hari icyo yakoze kandi gikomeye. Yego. Ubu musigaye muri bangahe mu muryango? Ubwo ndavuga abana. Turi 5. Yego. Hari umwe wigize kuvuga ko nawe atakiriho? Yes, yitabye Imana. 5 ubwo kandi n'ubundi watubwiye ko twavuze turi 6 ariko turiho turi 5. Muri 5. Hanyuma rero bakuru bawe, ubwo ni bakuru bawe b'abakobwa bakuru nyine na basaza bawe, iyo babonye bucura bwabo uyu munsi azwi avugwa akina filime zigakundwa, bo babyakira gute, bayifata bate? Ese niki bajye bakwicaza bakakuganiriza wenda ikintu cyambere gikunda kuza hafi? Ikintu cyambere kiza hafi banganiriza ku myitwarire y'umukobwa muri muhanza, kuko barambwira ati hanze hari ibishuko byinshi, hari ibishuko wenda bijyanye no wenda n'ibintu bya drogue byo kuvuga ngo ni ubusinzi cyangwa se kunywa ibiyobyabwenge. Abandi bakambwira ibijyanye n'ubusambanyi, bakangira inama kubwo kubaka umuryango wanjye w'ejo hazaza. Bivuze ngo ni byinshi, wese agira kimwe ayenda ambwiraho nkabihuriza hamwe, nkavuga ngo reka nitwarike mbayishe ishema batazumva ko kuba naragiye muri sinema aribyo byatumye nishuka nkakora ibyo bindi bibi. Yes. Hanyuma none yifuza kuzabyara abana bangahe? Mu byifuzo byanjye nubwo wenda Imana ari itanga, ngiye nkunda abana b'igiharwe, nkunda abana 3. Cyangwa umwe ko wabyara umwe? Oya, umwe ni nko kubetinga ahantu hamwe kandi ari igihe utarya.
so prefera kuba na betinga hatatu nkareba ikizavamo rero ntabwo nabyara umwana umwe kiretse ndabaye izindi mpamvu ariko nifuza batatu. Yego. Hanyuma impeta wambaye ku ntoki zisobanuye iki kuri nono? Impeta ya mbere ni ivuga iriho inyenyeri 3. Twereke. Inyenyeri 3 iyi ngiyi. Sobanuye iki? Inyenyeri 3 ni nava ngo ni nk'inyobozi niko navuga izinyobora sinzi niba kubyumva niba warasomye Bible hari inyenyeri yayoboye abashumba bagiye kurira kana Yezu ibintu nk'ibyo ndakeka ko wabyumvise. Rero izi nyenyeri 3 ni izinyobora. Hari yayoboye ba Madalena ni Magadalena. Aha urumva ko inyenyeri ifite akamaro. Rero ni nkiza. Ako nuduwite. Oya nagomba kwitse nicyo zivuze ni inyenyeri 3 nicyo zivuze mbese inyenyeri ivuga umucyo kumurikirwa kuba mbese hari ikiri kukuyobora kuba ufite intumbero kuko nawe witumbereye mu kirere witumbere nyine uyireba ya nicyo kintu cya mbere zivuze. Ya kabiri ni umwambi. Yego. Bishatse kuvuga iki byo? Umwambi bivuze akenshi umwambi kera wakoreshwaga ku rugamba ni nko guhatana kurwana ibintu nk'ibyo. Rero Noella hari uwo yifuza kurwana abawe cyangwa se guhatana abawe nicyo kintu no meta yindi ivuze. Ya gatatu ivuga Cynthia y'umukandara. Umukandara akenshi ivuga kwifata cyangwa se kwirinda niko bivuze. Rero umukandara iyo wambaye uvuga ati mwambare ipantaro ngitaza kuba yagwa cyangwa se bikagenda gute. Nanjye rero umukandara uvuze kwifata kwirinda iki byose cyatuma nyine nirekuye ko wirekuye byaba ari ikibazo gikomeye na ku rundi ruhande ya. Ryo kintu impeta zanjye zivuze. Yego. Hanyuma nono baramutse bamufashe ku ngufu straight away to the point bakagufata bakakurepinga bakagufata ku ngufu umuntu wagufashe ku ngufu akagutera inda wayibyara cyangwa wayikura? Umuntu wamfashe ku ngufu ari gishobora gusanga nk'iyo nda imwe ariyo nabansigaranye imbere n'inyuma cyane ko abantu babyara nk'umwana umwe bikabirarangiye iyo nda nayibyara. Umwana yavuka kumukunda? Yes namukunda we kuko ntago burana ikintu cya mbere nanga mu buzima ni umuntu wazira amafuti ataza aho yakorewe. Rero umwana namukunda ahubwo ikintu cyangora ni iki kumwumvisha ikibazo se yateje byabigoranye ariko bite nuko harabo nzi bakuze kandi bagakora muri ubwo buryo nawe yakura kandi yagira ngo akabyakira ntago bikomeye cyane nkuko yaba atazi cyabaye. Yego. Muri sinema nyarwanda umuntu ushobora gukora ubukwe yaba ari umukobwa cyangwa ari umugabo ukumva biragushimishije ninde? Muri sinema umuntu wakora ubukwe nkumva biranshimishije nkumva nyine ndishimye cyane. Umuntu yava muri timu yanjye ya hafi kuko ndishuwa neza ko natumirwa. Kandi Subwire ubundi ndashaka umugabo n'umukobwa. Umugabo n'umukobwa. Umukobwa yaba ukina yitwa Alice cyangwa se Asia benshi niko bamuzi. Asia. Yego. Undi yaba Karim kuko banakina bakundana. Byaba karusho nyine bikaba hafi aho. Yego. Hagati yabo. Oya apana hagati yabo ko ntago namenya ngo bimeze gute. Kitse bukoze muri filime. Ariko urumva ni wa muntu wa hafi wanje mbese umwe nanabutaha nkaba nicaye ahantu heza gati kangeraho ikiri yose mbese ni nkuko. Rero uwo muntu yaba Asia cyangwa se nka kadogo wanjye. Uyu munsi umuntu umuhuye akakubwira ati ibintu ujye ukina muri filime Seburikoko ndetse na Papa Sava bure ni bibi ntitubikunda either murahuye murimo murarebana mu maso ku maso cyangwa se kwandika message wabyakira gute? Bicanege nk'ibyo byahozeho kandi naho bitabaye kandi hari benshi nzi bagiye bacinege ariko bakanga bakaba successful cyane ko nta muntu unezeza bose umunsi ushobora we utankunze ariko urawunda akankunda kandi nabivuze ko bwa butumwa utabukeneye ahubwo nuko ndushaho kuburenza amaso. Rero kubw'ibyo ntago nacika intege kuko ni benshi bagiye bareka amagambo y'abantu bakanga bakagera kure. Rero ntago nabiha agaciro nabisoma nk'ibikomeza nkuko usoma ngo mukiriya mwiza. Ku mubiri we hari tatuwaje ufite? Nayo mfite. Kubera iki? Impamvu nayifite ntago ngiye nkunda ikintu kiri burundu. Ikintu kiri ntago nyine nkunda ikintu kiri burundu nyine ngo ikintu ngo nkigize burundu. Buri ikintu kiri burundu nzagira mu buzima nteganya ni nk'umugabo nindamuka mushatse kuko ni umuntu asezerana ngo nakaramata ariko ibindi byose ntago nye nkunda ibintu biri burundu nikomeze ko mbavuga ngo ese ejo nifuje ko ntayifite rigenda gute ese ejo nsanze nk'urugero aho nabona ubuzima ari igihugu kitemera tatuwaje ese nabahone ntago napfa
ari nayo mpamvu natoboye n'amatwi kuki udatoboye nabyo ngiye kubikubaza nabyo ni kimwe nuko ntakunda ikintu kiri burundu ariko ngo hari igihe ngo kongera kagahura ntabwo njya mbyizera kuko benshi bamwe ngo karazibye ariko ntabwo byamera nk'uko wari umeze mbere rero ntabwo mbikunda ibintu byose biri burundu yego ni iki kintu kimwe cyangwa bibiri bijya bitera ubwoba Nowela iyo atekereje ku rushako? Ikintu gishobora kuba kinera ubwoba ku rushako kuruta ibindi ni igihe nava ngo ndamutse nshatse nk'umugabo akaba ataranyeretse uko ari mba numva byambangamira ko mu busanzwe ngiye nkunda umuntu umbwiza ukuri ninshake mbabari none mbona ntababara nyine ukuri n'ubushake kumbabaza umutima ariko kuba ari ukuri nyine ugasanga nk'urugero ushaka nyine ugasanga akuyeretse mu yindi shusho y'undi muntu atari we nyereka ya yindi ya shusho yawe nayo niba ari kigenero imeze nawe nzayikunda cyangwa se nziga kuyikunda ariko utanyishushanyije mu kintu gishobora kuba cyambabaza umugabo ugukunda cyane ariko akagukubita umugabo utagukunda cyane ariko ntagukubite mu buzima bwanjye ni inkoni ku buryo na ya foto nabwo numvaga mfite ubwoba kandi nzi neza ko ari ifoto rero ni inkoni hasi no hejuru kandi ikindi kintu nge buriya ugiye hariya yago ukanuka ntugire ikintu uza ngo nkoreho nta kibazo nagira kuko ntago amagambo njya mbabaza ko amagambo nyine acana agasokera ariko iyo nkubise birambabaza bivuze ngo uramutse utankubise ariko ukama amahoro yanjye mba numva nta kibazo yego ni ikintu kibangamira nono iyo anyuze imbere y'abantu benshi bicaye abizi neza ko barimo kumureba ntago bimbangamira yego ntago bijye bikubangamira unyura ngakomeza nta kibazo numva mfite kuko ugira ngo akamenya kubana nabyo ntabwo nyine bimbangamira mvuye ngo ndabangamiwe ngo ndatangira ngo mpindure ingendo oya nyine ari igihe umuntu aca imbere y'abantu akenshi mbyumva ku bakobwa bagenzi banjye ugaca nk'ahantu wenda hari nk'igaraje cyangwa se wenda hari nk'akabari watambuka nyine ukumva ngo ndumva navuze ukuntu ngo ngenda guca muri bariya bantu ngo birambangamiye ngiye mba numva ari ibisanzwe ko naca n'imbere y'abarenze abo ngabo kandi bari no kuvuga noneho ni iki kintu kidasanzwe kiri ku mubiri wawe? Ikintu kidasanzwe kiri ku mubiri wanjye siniki nta kindi kidasanzwe gihari yego byose birasanzwe yego hari icyo ushaka kuhashyira se tugana ku musozo ikintu wumva tutakubajijeho twagombaga kubazaho ni iki? yego ndumva ntacyo kandi utubwize ukuri impamvu mvuze ngo ntacyo nuko n'ubutanzagaruka yego uzagaruka tukomeze tuganire cyane rwose bitewe n'ibibazo bazatubaza hano tugomba kuzagira gute tuzakubaza tuzakubona yego waratugoye reka mbivuge aho kusagerwa kuneza abantu kuko manange kandi abantu bagiye guti fishonge uri kuba tuma banyanga dusoza rero reka dusupoze ko umubyeyi wawe papa wakubyara utigeze ubona utigeze unamenya ariko ukabuzi wenda amazina ye nk'uko mama yabikubwiye tugiye gusupoza ko arimo kukureba bucura bwe arimo kumva amagambo arimo no kukureba ibyo uvuga byose hari message ugiye kumugenera? Mana we hari message ngiye kumugenera umubyeyi wanjye se ko atari kunyumva twasipoje ko arimo kukumva arimo no kukureba abizera uvuze ko usoma Bibiliya yego unyibukije ukuntu abantu nyine baririmba za ndirimbo zihimbaza Imana bakavuga ngo bakumbuye ngo kugenda ku nyanja y'ibirahuri kandi iyo nyanja y'ibirahuri batarayibona nanjye rero navuga nti ndamukumbuye nubwo ntaramubona yego uramukumbuye niyo message muhaye nakabaye muha yego hanyuma rero abakobwa bifuza kwinjira muri sinema bifuza kwinjira mu gukina filme ibigusha imbogamizi zo ntitwize tunazivugaho cyane niba zina rimwe guhita ubikomorezaho zitubwire izo wagiye uhura nazo bamwe bati dusabwa ruswa ishingiye ku bitsina abandi bati hari igihe ugerayo kumva umuntu agwe ngwino usure bigenze gutya na gutya ugasanga biduciye intege tubivuyemo abakobwa bifuza kwinjira muri filme gira inama bagira ababikunda apana ntabwo ari bose kuko abakobwa bose ntabwo ari ko bakunda gukina filme ababikunda abumva babikora message wabagenera hanyuma unababwire zimwe mu mbogamizi. Cyambere nababwira nabaha ikaze nkanjye nkanobera ndi hano kugira ngo mbe nababwira ngo nabaha ikaze cyane ko ngewe n'abandi bambanjije twabayeho icyo gihe cy'imyaka yagiye irangira tumeze nk'abari kubacira inzira tubarura inzira yego simvuze ngo inzira yabaye nziza cyane nyabagendwa ku buryo
batazana ngo babone ibyo bakora birahari ibyo gukora kandi bazakora bafite gutanga icyizere ku bandi bakobwa bafite kuba baza nabo bakabasha kuba bakomeza uru ruganda rukazatera imbere apana kuvuga ngo rwasubiye inyuma ngo sinema kera ngo niyo yari nziza ngize ngo ntago ari nziza oya nyine baze dukomeze dufatanye dukore ariko mbamara impungenge yuko wenda imbogamizi zari zihari kera atari zo zihari ubu kuko kera wasanga bigoranye cyane nk'uko bivuze ibintu bya ruswa y'igitsina ariko byaterwaga nuko benshi batakoraga kinyamwuga ariko ubu ngubu ntabwo byigeze bimbaho kuko yes arabona byumvanye bagiye bamubamye bakambwira ati ruswa y'igitsina yabayeho abakobwa bagenzi bawe yego ariko nkanjye nkanobera ntawe nigeze mpura nayo kuko ari nk'ukuntu wasanga nk'urugero nkawe yago ufashe duplicate isanzwe wanditseho twitwa gutya dufite casting muzazi nkabona icyapa randi umukobwa witambukiraga ngiye nko guhaha niba ngiye kugura nk'ibirayi nkagura ikiro n'inusu 100 nkarifata nkaraguramo amayinite nkahamagara nitwa kana kanashaka gukina filme bakambwira ngo uzaze hehe wenda mukagarama n'urugero akajyayo agasanga ni nk'umuntu ku giti cye ushaka gutesha umurongo abana b'abakobwa mbese bige kuba bashishoza amenye ngo ese uyu muntu ntago ari uwiyitirije sinema cyangwa kuko uyu muntu ari muri sinema bagire gushishoza muri bo icya kabiri nabo bazi icyo bashaka kandi bafite intumbero yabo mu buzima bw'ahazaza areba avuga ati niba nje gukora ibindi si ngombwa cyane ko rega nuza avuga ngo yamusaba iyo ruswa ntago aza amubwira ati kugira ngo mbanze ngushyire muri casting turanza turyamane sibyo cyane ko ntabwo ugiye muri casting yo kuryamana n'umuntu ahubwo ugiye muri casting y'ibyo uzakora nawe ukareba icyo ushaka bityo bikagufasha yes wakoze cyane nawe urakoze cyane yago